ese nawe phone yawe ijya data cyane ku buryo uzifungura iminota 7 bagahita bakubwira ngo maze gukoresha 50%. Oh my god, birababaza. Hari uburyo telefone yawe ibijya data cyane na internet nawe ntumenye aho zijya. Mu minota 5, mu minota 10 bakakubwira ngo maze gukoresha 50%, mu minota 30 bagahita bakubwira ngo maze gukoresha 80%, mu isaha imwe data z'umunsi zigahita zishira. Muri iyi video tugiye kureba uburyo butanu wasettingamo telefone yawe ntizongere guhora n'ico kibazo cyo kumara data cyane. Uburyo bwa mbere ni Google Play Store, turarebamo icyitwa Don't Auto Update Apps. Uburyo bwa kabiri ni WhatsApp, turarebamo icyitwa Media Visibility. Uburyo bwa gatatu ni Phone Setting, turarebamo icyitwa Network and Internet. Uburyo bwa kane butwara megabyte zawe ntumenye iyo zagiye ni YouTube, turarebamo icyitwa Data Saving Mode. Uburyo bwa gatanu turareba muri iyi video n'ubundi ni Setting, turarebamo app zijya mega, turebemo icyitwa Background Data. Nta kindi usabwa no kureba iyi video kugeza irangiye, wabona hari icyo wungutsemo ukayisharinga ku nshuti zawe nibura 10 ukunda nazo zikamenya ibi bintu. Tudatinze, setting ya mbere urajya muri Play Store nimba ukoresha Android, nimba ari iPhone ujye muri App Store, ujye hano hejuru kuri aka gafoto kawe kari mu nguni, umanuke hasi ujye muri setting, ujye kuri aka kantu ka kabiri, uze hano handitse Auto Update Apps, ufunge kano kantu ka nyuma hano handitse Don't Auto Update Apps, ugafunge. Ubu ni uburyo bwa mbere butuma telefone yawe ijya data cyane ntumenye iyo zagiye. Uburyo bwa kabiri WhatsApp Visibility, urajya kuri WhatsApp, uze kuri tutudomo dutatu, uze muri Setting, uze hano kuri Chats, uze hano ufunge kano kantu ka kabiri uri kubona gafunguye kanditseho Media Visibility. Media Visibility kuri WhatsApp iri mu bintu bijya megabyte cyane ntumenya aho zagiye, kuko Media Visibility iyo ifunguye ni cyagihe uri mu magroupe nimba boherejemo amafoto, ayo mafoto arahita yidownloadinga ajye muri gallery, nimba boherejemo audio, izo audio zirahita zidownloadinga zijye muri gallery. Buri kintu bohereje kuri WhatsApp ugisanga muri gallery. Niba kari gafunguye kuri WhatsApp yawe urabizi ko buri kintu bohereje muri WhatsApp ugisanga muri gallery. Biriya rero bikurira mega cyane kuko kugira kigere muri gallery kiba downloadinze megabyte zawe zikagenda vuba vuba ntumenye aho zagiye. Icya gatatu turafunga icyitwa Network and Internet. Uragenda muri setting ya telefone yawe, uze kuri aka kantu ka mbere kanditseho Network and Internet, umanuke gatoya ujye kuri aka kantu kanditseho Data Save, ufunge kano kantu kanditseho Use Data Save. Ikintu cya kane gituma phone yawe imara megabyte vuba ni setting iri muri YouTube bita Data Saving Mode. Urajya kuri YouTube yawe, uze hano hasi mu nguni kuri aka gafoto, uze hano hejuru mu nguni kuri Setting, scrolling umanuke, uze kuri aka kantu kanditseho Data Saving, uze ufunge kano kantu ka mbere kanditseho Data Saving Mode, ukagire off. Urabona ko utuntu twose dufite twifunga. Icya gatanu gituma phone yawe ijya megabyte cyane ntumenye aho zagiye ni muri Phone Setting, muri application zawe icyitwa Background Data. Urajya muri setting ya telefone yawe, uze hano ha gatatu handitse Apps. Application zijya data cyane uhita uzibona ziza ari za mbere, ndetse n'ikimenyimenyi muri izo application ni za zindi maze kukwereka zijya megabyte cyane. Nka YouTube niyo yaje ku mwanya wa mbere ariyo tuvuyeho. Urabona ko hano hanyuma hari Google Play Store twafunzemo icyitwa Don't Auto Update Apps. Indi dusanze mutumurira mega ni WhatsApp, nayo twayirebyeho twafunzemo icyitwa Media Visibility. Noneho hano tugiye kurebamo icyitwa Background Data. Urinjira hano kuri application ya YouTube, uze hano handitse Mobile Data and Wi-Fi, urasangamo utu tuntu, ufunge kano ka kabiri duhere ku kanyuma kanditseho Background Data nako ugafunge. Urabona ko iya kabiri ijya data zanjye cyane yaranzengereje. Urabona ko ari ChatGPT ndayikoresha, ndabizi ko ijya megabyte cyane, kandi nawe urayikoresha ndabizi. Nta muntu muri iyi minsi udakoresha ChatGPT, nayo urayinjiraho
n'ubundi uze muri mobile data, n'ubundi wongere ufunge kano kantu ka kabiri duturutse hasi, wongere usubire inyuma, uze hano kuri WhatsApp yo nayibigishijeho, nayo uze hano muri mobile data wifi, nayo ufunge kano kantu ka kabiri duturutse hasi, wongere usubire inyuma, uze hano kuri Google Play Store, nayo twayirebyeho, uze muri mobile data wifi, nayo ufunge kano kantu ka kabiri. Aha hantu harimo isomo rikomeye cyane. Application zijya megabyte zawe cyane niho zihita zijya, n'ejo bundi n'ikindi gihe wajya muri apps ukareba application ziri ku mwanya wa mbere ziri kujya data cyane, ugafunga mobile data wifi kuri background data. Ndagusabye nsubize iki kintu muri izi setting ko ari 5 ubonyemo zingahe zakumariraga data ntumenye aho zagiye, zandika aho hasi muri comment. Nimba iyi video ifite iki kumariye, niba utarakora subscribe, kora subscribe, like, share na comment. Iyi video usharinga abantu bawukunda 10 ntubarenze. Niba hari n'ikindi kintu ushaka ko tuzigaho butaha, ucandika aho hasi muri comment tuzakirebaho. Murakoze.